السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'ani aratubwira ati inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Mu by'ukuri umwanzi wanyu ni shaytani, mumufate nk'umwanzi. Allah akomeza kutubwira muri aya zigiye zitandukanye ko shaytani ari umwanzi wacu, tumugire umwanzi, ni umwanzi ugaragara, tumugendere kure, twirinde gukurikira intambwe za shaytani. Ariko birababaje, biteye n'agahinda kubona urubyiruko rwa Kisilamu usibye no kumufata nk'umwanzi, ahubwo rusigaye rumwiyitirira. Ntibizagutangaza ubona bamwe na bamwe kuri stati biyita Red Devil cyangwa se shitani zitukura cyangwa se Devil herself, ngo ni bashiki bacu, shitani nyiri bwite. Cyangwa se ugasanga bamwe na bamwe baritirana, barita amazina ku muntu ukora ibintu bidasanzwe cyangwa se by'ubuhanga, ngo uriya ngo mureke ni Ibilisi. Ese byaba biterwa n'iki? Abanzi b'amahoro nk'uko twabarebye bashishikajwe no kuba bakwangiza abantu bakabavana kuri kamere, batanga amafaranga menshi ku nzobere zijyanye n'imitekerereze ya muntu kugira ngo ziyobye urubyiruko binyuze mu myidagaduro, ari amafilime, imiziki ndetse n'imikino, kugeza ubwo urubyiruko rutazabasha gutandukanya ikibi n'icyiza. Kubw'ibyo rero hari bumwe mu butumwa bagiye bashyira mu mafilime bushobora kukwangiriza imyemerere yawe muvandimwe mu Isilamu. Nk'urugero twatanga ni nk'urugero rwa filime yitwa Lucifer. Ndashishikariza abayisilamu kubwira bagenzi babo bakirinda kureba iyo filime. Ubutumwa buri muri iyo filime ni uko uyirebye wese birangira akunze umukinnyi wayikinnyemo yiyita shitani cyangwa se yiyita Lucifer. Harimo ubwangizi bwinshi, harimo ibihabanye na Qur'ani ndetse na Sunna, kugeza ubwo baharabika bagatuka Imana, bagatuka n'abamarayika bakomeye nka Jibril, bakamwandagaza bakagaragaza ko Jibril akora ibintu by'ibikozasoni, kugeza ubwo uyireba ibyo bigeraho bikoroha kuri we kuba batuka Imana, kuba batuka intumwa zayo. Allah muri Qur'ani aratubwira, Suratun Nisa aya y'140, Allah aragira ati وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ. Mu by'ukuri Allah yabamanuriye kuri Qur'an an إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتُ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا أَلَّا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. Nimuramuka mwumvishe aya z'Imana n'amagambo y'Imana ahakanwa ndetse agakerenswa, ntimuzigere mwicara muri icyo cyicaro kugeza ubwo bahinduye umuvuno bakavuga ibitajyanye n'ibyo byo gukerensa no gutuka aya z'Uwiteka ndetse n'amagambo ye bakayakerensa. Bitari ibyo, innakum idham mithlahum, bitari ibyo muzaba mumeze nkabo. Allah agasoza aya agira ati inna Allaha jami'ul kafirina wal munafiqina fi jahannama jami'a. Mu by'ukuri Allah azarundanya abahakanyi ndetse n'indyarya mu muriro utazima. Tuzasubiza iki umunsi Allah azatuhamagara atubwira ati alam ahade ilaykum ya bani adama alla ta'budu shaytan. Umunsi Allah azabwira bene Adamu ababwira ati se ntabwo nigeze mbasezeranya ko mutagomba kugaragira shaytan? Aho ubutaha rero mu kiganiro, aho tuzakomeza kuganira bimwe mu butumwa bwihishe mu byo baduha, rimwe na rimwe bikatuvana kuri kamere ndetse bikatuvana no ku myemerere yacu y'idini ya Islam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.